ngo Uwiteka Imana irirahiriye ngo mutayu mumazemo igihe yarabubonye, intambara mumazemo igihe yarazibonye, ubushomeri mumazemo igihe Imana yarabubonye. Haleluya. Ariko aho Imana ivugira no gukora kw'Imana hagomba kuba mu rugendo byanze bikunda. Akenshi Imana ivuga ibyo izakora, ikavuga n'itangiriro, ariko mo hagati bari wizeye ariko baraguhinduka. Ariko Imana irantumye, ariko Imana ivuganye nanjye. Pelasikuta rabinima, Imana irantumye. Pelasikuta era wari barakwibagiwe, baragutaye, warashatse baraguhinduka, ariko Imana ikuntumyeho. Pelasikuta era Imana y'amahoro. Pelasikuta era Imana yibutse isezerano. Kuwa arabire shida parakuta era isezerano ryawe waririganijwe n'abantu, waririganijwe n'abo wari wise. Uwo wari wise yaraguhemukiye, uwo wari wise yaraguta, uwo wari wise yaraguhindutse, uwo wari wise kwa rabira stiku rabinisa yaraguhemukiye. Ariko Imana arabire si uwo balastika urumubye lazodima shatika era zadowini mara la pirastika adowini ma. Ariko imiryango washatsam yarakwanze, yarakwiyakanye, yaraguta. Perastikuta yaraguta, yarakwiyakanye la pirastika kugeza n'ubu bagushinja uburozi. Perastika kandi ntacyo utakoze. Perastikuta arabirisha ngubereke kuru era totitalabo tilastikuta erayima. Isaha yawe niyi yo kwakira, isaha yawe niyi yo kubona ibyawe, isaha yawe niyi yo kurenganurwa, isaha yawe niyi yo kuditayima. Imana irantumye wa parawinima ngo irakuburaniye. Imana warariganijwe ubukwe bwawe, Imana irambwiye ngo perastikuta iki ni igihe rarabenema ranastikuta era ayiwe palastika zirabanashi. Iki ni igihe cyo kugira ngo nawe bakwambarira, iki ni igihe cyo kugira ngo nawe uhabwe lasdapera agaciro kawe. Perastikuta perararama. Imana intumye ku buzima bwawe, numva Imana intumye parawera banama sitarawe araygo ku buzima bwawe. Ngizo mpinduka parama ara zakira 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 shatitarama zado perasi kandowinama perastika izi mpinduka zakira raba zida pera perastikuta rabiragi arazodaba. Imana irantumye, Imana irantumye ngo umunezero wawe uragarutse mu izina rya Yesu. Perastikuta kandi wa mama we lalasikuta iga arabira sita erayima zandokide mora wahuye n'ibikomere walabira stikuta zandokide bole shahada. Perastikuta wahuye n'ibikomere bitatu lalasikuta ima erezobini shahada, byose bikubitira mu matwi yo mu matwi yombi. Perastikuta erayima zidama alayigwa icyambara listakuta erayima zandokidema pirasiramo arabirastika zandowinegi. Ururima ugaragara nk'utarurima. Perastikuta rabirasi. Ariko Imana irantumye. Peresti yakamvugana nawe ndabyumvisa. Perastikuta ima iravuza ngo upfushije ubukwe kawe, ariko irambwiye ngo gakwanda y'umunezero nayo Imana ikuzaniye. Perastikuta rabira sendama wirazo era shatitarabo zedokida zando
zobinima shatita era irambwiye ngo uzarusaziramo kuko imana izanye gakondo we perastikuta gakondo yo kubaka wari warayinyazwe araga ntabwo ari igipindi yasa arakora yasoburaho gato we aramfata arasayu nari mumwijima ukomeye none aramurikira numara kumwemera nk'umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo yagukoreye bakunzi b'ijambo ry'Imana kandi bakunze umusaraba TV ndabasuje mwese aho muherereye mu bice bitandukanye by'isi yacu amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo neza y'Imana no gufashwa n'umwuka wera nibibane namwe kandi umugisha w'Imana uwomeho ndetse n'abanyu bose nepo muvugana kuri mikoro aha nicaye ni muri Alalume Business Center ikigo cya Gikristo ariko kandi tubafitiye ibintu bitandukanye ngiye kubabwira fata umwanya we tugira ngo tukubwire gahunda zose za hano ndi muri Alalume Business Center ikigo giherereye Kagugu mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo aho tubafitiye jardin nziza wakoreramo ubukwe cyangwa se wacurizamo ubukwe tukabafitiye sale nziza nazo wakoreramo ubukwe kandi zihagije ku batumirwa watumira abari bo bose iki tubafitiye amacumbi atandukanye ku biciro biracyari hasi turacyari kuri promosiyo muzi ko nababwiye turi gusoza umwaka ko turi guha abantu promosiyo ibiciro twarabihananuye n'uyu munsi biracyari hasi turacyari muri promosiyo gana Alalume Business Center tugufashe kukeneye amacumbi ukeneye aho gucyuriza ubukwe tugane tugufashe ku bantu bakeneye amacumbi dufite amacumbi meza cyane aho uryama umunaniro wari ufite wose ugashira ukagenda nka nyombere ikindi gitandukanye ni ikigo cya Gikristo waryama kuzana n'umwuka wera nimba ariko nabivuga cyangwa se ari umutagatifu abantu rero bari ahantu hatandukanye muri mu mahanga muri mu ntazi zitandukanye ukeneye aho waruhukira ukeneye aho wakiuriza intama ukeneye aho wakorera ubukwe tugane tugufashe ku nomero ngiye guha mu kanya kandi ikindi dufite wireless ukeneye ushaka kubuza ushaka kuruhuka ariko kandi utasoje n'akazi kawe tuguha interinete ugasoza akazi kawe umeze neza dufite parikingi ihagije ku bantu bafite amamodoka bifuza baparika imodoka dufite parikingi ihagije ikindi ifite umutekano usesuye ntago tumeze nk'ahandi ugenda ugaparika imodoka ugasanga radio bayikuyemo ugasanga imodoka yangiritse aha ntago bihaba hari umutekano uhagije reka tugwe nimero za manager ukeneye ibindi bisobanuro ukeneye kwagufasha ukeneye kubukinga kuko abakiriya bari kugenda bagana ukeneye kubukinga sale ukeneye kubukinga jardin wakorera mu bukwe ukeneye kubukinga icumbi reka ngwe nimero zagufasha ikinkunda kubabwira ngo aha ngaha umukiriya no mwambe duhamagaye kuri 07 88 714 50 07 714 Imana ibaha umugisha kandi Imana ibishimire mutugane tubafashe umukiriya n'umwami Yesu abamugisha kadukomeze gahunda y'umunsi yatuzindiye kandi kumwe n'umukozi w'Imana muhanuzi w'Imana Emmanuel habura gatoya uraho neza uraho cyane amakuru abasuje mu izina rya Yesu kuri ni meza meze neza tubashima Imana irakurinze Imana iri kumwe nawe none uko kuvuga utuje byagenze bite niko umunsi umeze ariko nta kibazo nakabeho abona ko hakonje ariko mugato ashyuha mukanya murashyuha mu izina rya Yesu umeze neza ariko turashima Imana turi aho twishimiye kubana nawe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi murakoze nanjye nishimiye kongera kubana namwe nk'uko bisanzwe hano ku Musaraba TV nari mbakumbuye yego hari hashize iminsi tutabonana ariko Yesu arongera arabyemeye ko twongera guhura umwami ahimbaza Imana ishimwe cyane duherukana ubushize uri gutambutsa ubutumwa Imana yari yaguhaye ariko buganisha ku bantu ngo bihane sinzi iyo mutambukije ubutumwa mu buryo spirituel cyangwa se mu buryo bw'umwuka
mujya mubona wenda message mwatambutse iri kugenda yera imbuto igira akamaro, hari uburyo mujya mubibonamo? Bigira umumaro cyane kuko abantu baraduhamagara, bigira umumaro ukomeye, baraduhamagara, baratuvugisha, batwandikira message, baratubwira ati ubutumwa bwanyu budukora ku mutima, buraduhembura, n'abantu ndetse barakizwa. Hari umuntu ndumva yarabyanditse muri comment, nabonye muri comment abaye ngo kugira ngo umuntu agire ku rwego muriho asenga amasengesho angana ati, dusubiriza uwo muntu. Yakwaje kuri comment ku kiganiro twashyize. Icyo namusubiza, nta muntu uba nk'undi, ahubwo uko iyo wegereye Imana, Imana ishobora kuguha imbaraga bituruka mu kwegera Imana. Niyegera Imana kenshi kandi asenge, yizere, akiranuke, nawe azabigeraho mu izina rya Yesu. Ndetse kuko ntawe uba nk'undi, nabamusabiye nabi, ahubwo Imana izamukuze mugeze no ku rundi rwego we yumva turiho, ndetse rurenge rugere kure cyane mu izina rya Yesu. Yego. Kandi nabisenga yizeye bizagerwaho mu izina rya Yesu. Nafite ikibazo, hari umuhanuzi mushobora kuganira ariko kumva ntashaka kukubwira ibanga yakoresheje, nimba ari ibanga, nimba ari ingabire, ntashaka kukubwira uburyo we wagira ku rwego ariho, ahubwo ashaka ko we wadinda agahora aguhanurira, ugahora uri ingwingire kuri we. Kubera iki abahanuzi cyane cyane mukunda kugirana amashyari, ubona bituruka ku ki? Impamvu abahanuzi bagirana amashyari bituruka kuri Satani, kuko umwuka w'Imana uhora ubwiriza abantu guhuza. Pawulo yaravuze ngo aho umwuka atari, abantu bahinduka ibyigenge. Mwene uwo ngo niyo unamuhuguye ntago akumva, ahubwo akenshi yumva yuko ari uri mu kuri gusa. Bituruka rero mu kutubahana no mu kutubaha Imana. Hanyuma se kibakabamurikira imitima yabo, akayinangira, bakagirira ishyari bagenzi babo. Se birakwiriye ko umuhanuzi yagira ishyari mugenzi we, ubwo buhanuzi ntiba butangiye gupfa agiye kujya ahanura? Ubundi ntago bikwiye, kuko Baramu yagiye kuvuma, Baramu yabwiye Baraki ngo ajye kumuvumira abanzi be cyangwa se Abisiraheli. Ariko agezeyo Uwiteka amuha ibyari buvuge. Yajya kuvuga ngo baragapfa, ahubwo akavuga ngo baragakira. Rero ntabwo bikwiriye ko umuhanuzi agira undi ishyari, ahubwo kundakarira, kungirira ishyari, kumva ko aho Imana ingejeje, kandi si no mu buhanuzi gusa, n'ahandi no mu bavuga butumwa muri nakarwara mwirwariye sinzi. Nakarwara ntiwamenya, ariko Imana ibagarukaho mu izina rya Yesu Kristo. Rero ntawukuraho icyo Imana yo yapanze, kuko kumvuma, kungirira ishyari, ahubwo ndahabwa umugisha n'Imana. Reka mbwire n'undi wese byabayeho, cyangwa akabimubwira ko agiye kugira umugisha mu izina rya Yesu. Hari abantu usanga ukamuhanurira, wamara kumuhanura ugasanga ngo asuye inyuma kandi ugiye kuzinga ibyo wahanuye. Ibyo bintu ujya ubyumva? Njya mbyumva, numva ngo bibaho. Ni wa mwuka w'ishyari, ni umwuka w'abadayimoni, ni umwuka wo kumva yuko abantu batatabara, akagira umwuka w'ishyari kumva ko abantu batatabara. Ariko abo ngabo ukuboko kw'Imana ndi kuri iyi kamera kubamurikire mu izina rya Yesu, bahindukire, kuko kumpanurira ikintu warangiza ukongera ukajya kukizinga ngo ntikizasohore, ni ikigaragaza ko utari umuhanuzi. Garagaza ko utari umuhanuzi, ni uko utifuza ko ibyo wampanuriye bisohora. Kuko iyo wari umuhanuzi utumwe n'Uwiteka, ntabwo wakabaye ukibuka n'ibyo wambwiye. Ahubwo ibyo wambwiye, iby'Imana yagucishijemo, mbese ubundi umukozi w'Imana ni umuyoboro. N'umuyoboro namugereranya nk'itiyo ishobora gucamo ibintu runaka. Umuntu ashobora gufungura robine, hanyuma yakongera kuyifunga, amazi agahita ahagarara. Rero umukozi w'Imana nyakuri ukoreshwa n'Imana, ntabwo ibintu abwira abantu cyangwa se yahanuye ntabwo aba akibyibuka. Uyu muntu ujya kubizirika rero cyangwa ujya kubizinga, ni ikimenyetso gikomeye yuko atari kuvugana n'Imana, ahubwo avuga ibyo yitumyeho. Ahubwo avuga ibyo yitumye, ntabwo atumwe n'Imana.
ndabihakanye urabihakanye ndabihakanye ubundi sinsenya abakozi b'Imana sindwanya abakozi b'Imana ariko icyo cyo ndagihakanye. umuntu ujya kuzirika ibyo yahanuriye abandi nta mana ibimurimo. Emmanuel, muri iyi minsi ku masosho media ahantu hatandukanye hari ikintu nakwita intambara y'amagambo idatewe n'abapagane, itarwana n'abapagane, n'abakristo baratewe nabo bamwe bafite titre. Emmanuel uyu munsi araje arahanuye ugasanga mwene se Emmanuel tw'umuhanuzi, mwene se w'umuhanuzi, mwene se w'umupasiteri, mwene se w'umuvugabutumwa niwe uje kuri social media arakurwanyije. Uri kunyumva? Runaka bamufunge. Kubera iki izi ntamba amakozi y'Imana? Kuki mutari gusengerana ngo mwunge umugozi umwe mwubaka ubwami bw'Imana mutwerera imbuto? Twe turi kubareba hanze. Ibi bintu murabona biri guterwa n'iki? Kuki mutari kutwerera imbuto ngo mufatikanye mumere nk'umugozi w'inyabutatu? Biki ubutumwa bwanyu muri gutanga nimba umwe atsikiye undi amuhuguwe? Ibi bintu murabona biri guterwa n'ikizi ntambara ziri kuza kandi muri gusenya ubwami bw'Imana? Izi ntambara impamvu ziriho rero nabivuze haruguru, ibintu byose ikibi cyose gituruka kuri Satani, kandi ikindi biraterwa nuko abantu baguye. Abantu baraguye, gusenga no gutegereza Imana ibabwira ibyo bavuga birabananiye. Wasanga hendese imbaraga zabo zibaye nkeya, ahubwo bafite imbaraga zo kuvuga bagenzi babo no kubasenya. Ibi nibyo navugaga rero, aho umwuka utari abantu bahinduka ibyige. Ubundi ntabwo biri ngombwa yuko mugenzi nimba wambonye wikosa ndi mugenzi wawe, ndi umukozi w'Imana mugenzi wawe, ubundi impamvu utanyegera ngo uzumbwire uti aha naha wakosheje niyi. Ubwo rero bishatse kuvuga ko nta masengesho akikurimo, ahubwo wabaye nk'ijerekani irimo ubusa. Aba bantu rero izi ntambara bafite mu bantu kuvugana kugira gute, nibabireke basenga Imana. Ubundi abakozi b'Imana ndakeka mwagakirikiranye muri uyu murimo murimo, ariko uyu munsi siko bimeze. muri gusenyana. Iyo musenyanye rero babandi mwabwirizaga twebwe twihanaga ku bwanyu, Imana yakoresha mu buryo umwe cyangwa se ubundi, twe abantu baguye. Murabona aba bantu b'Imana muri kugusha, nawe ndagushyiramo ko ni bene so. Murabona abantu ugufite ukurasenga n'umva utari bufite ukurasenga. Murabona abantu b'Imana muri kugusha kugeza ubwo bataye bati tuzinutswe abakozi b'Imana, reka twihamire hamwe. Murabona mutazababazwa, ahubwo kubabazwa gusa se, kuko Imana yigutumye ibigutumye kugira ngo uzahure bari bacitse intege, ubabibemo imbuto y'ijambo ry'Imana, hanyuma bakizwe bahindukirira Imana. Kuko Yesu yaravuze ngo muri umucyo w'isi, umunyu muri umucyo w'isi, ntawe ukongeza itabaza ngo aritwikirize intoga. Rero iyo umuntu kuba umucyo byamunaniye agasigara ahubwo ari ugusha abantu b'Imana, tayari aba yamaze ku. Ariko abo bantu bareke kubizera, ahubwo bizere Yesu. Hari ijambo rivuga ngo mwatangije iby'umwuka ariko musoresheje iby'umubiri. Niko bimeze ijambo ryabasohoyeho? Ntabwo ndajyamo, ariko nabo Yesu abasange mu izina rya Yesu. Sinzi ni muri umuntu ari guhaguruka avuga Imana neza, ejo watangira ukaba ati ni wa muntu, ugasanga wa mwuka bigenze bite. Niba muravuze iri jambo mwatangije iby'umwuka, none murabona ritasohoye. Ubundi iri jambo ryasohoye kuko birumvikana, ariko ubundi wasanga sinzi ibintu abakozi b'Imana barwanira bibamo hano muri social media bituma baza bari mu mwuka w'Imana, bamara kwibona bakagwa bagasubira inyuma. Sinzi nanjye ari ibiki, ariko ibyo ntibikwiriye mu bana b'Imana. Ijambo ryaravuze ngo mukomeze uko mwahamagawe mbere, wibuke uko watangiye. Kandi nyuma y'ibi byose niwumvira ijwi ukumva warasubiye inyuma, waramaze kuva mu murongo, wongere wegerane n'Imana. Yego.
hari akantu nshaka kubaza, ese imfatiro zisenywe umukiranutsi akwiye gukora iki? akwiye gusenga. Urakoze cyane, reka dusenga Imana twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. akwiye gusenga Imana ikamugarura umwuka wera, ubwo umwuka azabaza muzahera ko mumenya ko nicaranye nawe. Amen. Reka twizegere Imana noneho twinjire mu reka dusenga Imana, twinjire mu butumwa bwiza Imana iduhaye, kandi tunasengere bene data nabo bahinduke mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibagarurire icyizere cyane. Urakoze mwami Yesu, habwa icyubahiro kuko uri Imana nziza, turagushimiye n'uhimbazwe. Uduhaye undi mwanya wo kongera kugaruka hano ku Musaraba TV, turakwinginze kugira ngo ukore iby'umumaro ndetse n'iby'ubutwari, imbaraga z'ijambo ryawe zije gukorera hano kugira ngo ubashe kudushoboza, kandi ibyo wateguye biba ari byo bivugwa, ntaba ari njye ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro, kandi buri muntu wese agira ibyo yunguka, agira aho ava n'aho ajya, mu izina rya Yesu. Amen. Karibu ku mwuka yagutegetse hano uruko. Imana ibaho umugisha. Binteye kumva ngize irindi shyaka, kandi mbonye undi mutwaro wo gusenga, kugira ngo Uwiteka Imana agaruke mu bantu bayo, agire ibyo akora, abaremere kandi abagarureho imbaraga z'umwuka wera. Imana ishimwe. Dusome ijambo ry'Imana nta kuvuga byinshi tutarasoma ibyanditswe, kandi dufite ubutumwa Imana iduhaye. Yosuwa ibice 14 umurongo wa 6. Yosuwa ibice 14 umurongo wa 6, turimuka dusome 12. Abayuda bahera ko basanga Yosuwa i Gilugari, Kalebu mwene Yefune umukenazi arazamuka aramubaza ati, ntuzi icyo Uwiteka yatuvuzeho jyewe nawe? Akakibwira Mose umuntu w'Imana tukiri Kadeshi y'i Baruneya. 12. None umpe umusozi Uwiteka yavuze urya munsi. Icyo gihe wumvaga ko Abanaki bari bahari, kandi ko hariho imidugudu minini igoswe n'inkike z'amabuye. None ahari aho Uwiteka azaba ari kumwe nanjye, birukane nk'uko Uwiteka yavuze. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Kandi Imana ishimwe cyane, kandi abatabizi n'abatabyumva n'abatabyizera bizere ko Imana ivuga. Imana ihabwe icyubahiro. Imana iravuga kandi Imana irakora, kandi akenshi Imana ikorera mu gihe cyayo. Akenshi Imana ntishobora kuvuga idafite ikintu gikomeye kiyizanye kuvuga. Haleluya. Akenshi Imana ntishobora kumanuka idafite ikije gukora. Mu izina rya Yesu Kristo rero, Imana ije gukora ibikomeye bitewe n'iyi mesaje. Imana ije gukora ibikomeye bitewe n'ubu butumwa duhawe. Haleluya. Amen. Aya magambo dusomye ni amagambo Uwiteka y'ibyo yakoranye n'Abisiraheli. Abisiraheli batangiranye n'Imana. Imana ibaha isezerano kuri Aburahamu, irababwira ngo nzabagirira neza, nzabakomeza, nzabana namwe. Ariko igihe kigeze ngo bajya muri Egiputa, bakorayo, babayo, barangije aho bahacikira intege, basubira inyuma, bata ibyiringiro, kugeza ku rwego bagezeho bumva ko Imana itagihari ngo izabakure mu buretwa. Haleluya. Ariko Uwiteka Imana Nyiringabo abitegereje, abatumaho umugaragu wa abatumaho Mose, arababwira ngo, abwira Mose, aramubwira ngo ugende ujye mu Bisiraheli ubambwirire ko ibyo bahaze nanjye mbihaze. Yego. Ubambwirire ko uburetwa bamazemo igihe nabubonye. Ubambwirire ko ibibazo bafite byose nabibonye.
haleluya. Imana ishimwe ko Imana ireba, Imana ishimwe ko Imana yitegereza, Imana ishimwe ko Imana ikorera mu gihe, Imana ishimwe ko Imana ivugira mu gihe, Imana ishimwe ko Uwiteka ahaguruka, haleluya. Uwiteka ajya ahaguruka, abwira Mose ngo jyayo. Mose akibagera imbere ababwira iby'Imana yamutumye, hayiwe, ababwira ko Imana yavuganye nawe, abwira ngo Uwiteka Imana irirahiriye ngo mutayu mumazemo igihe yarabubonye, intambara mumazemo igihe yarazibonye, ubushomeri mumazemo igihe Imana yarabubonye, haleluya. Ariko aho Imana ivugira no gukora kw'Imana hagomba kuba mu rugendo byanze bikunze. Akenshi Imana ivuga ibyo izakora, ikavuga n'itangiriro, ariko mo hagati Imana ishimwe, Imana yahisha umuntu. Abisirayeli Imana ibabwira ngo mbakuye mu buretwa mumazemo igihe, ku bwabo bumvaga byoroshye, bumvaga ko ari ejo mu gitondo, bumvaga ko ari uwo munsi, haleluya. Ibintu barabyakira, bumvaga ko ari ako kanya. Imana ishimwe, haleluya. Ariko Imana irahabahisha ngo igiye kugira ngo ibageze i Kanani, ngo ihitamo kubacisha inzira y'ibizigu, haleluya. Kubera iki Imana yahisemo kubanyuza inzira y'ibizigu? Ngo ni ukugira ngo ibagerageze, ngo irebe urukundo bayikunda uko rureshya, irebe urukundo bayikunda uburyo rungana, irebe kwihangana kwabo uburyo bingana. Imana ishimwe, Imana ijya ireba kwihangana k'umuntu, pelasitikutalabo. Imana ijya ireba kwihangana, pelasitikutalabonema. Imana ishimwe, Imana ijya ireba kwihangana, ngo kugira ngo ibageze i Kanani, ahantu hambere banyuze, ngo banyuze mu butayu. Imana ishimwe, mu butayu banyura mu butayu, banyura Imara, bagera Imara, ahantu hari amazi arura, ahantu hari amazi ashari, haleluya. Ariko ahantu hashari Imana ijya ihaseruka. Imana ishimwe, ariko ahantu hari ibibazo Imana ijya ihaseruka, ariko ahantu hari intimba Imana ijya ihaseruka, ariko ahantu hari ingorane Imana ijya ihaseruka. Pelasitikuta labinima, halabilasitikuta. Uko bagenda bajya mu butayu, Imana ishimwe, ngo Mose nawe akagenda asubira inyuma, ngo ariko agira umwanya wo gutuma. Imana ishimwe, ngo atuma abatasi bazajya gutata, ngo bamenye nimba amasezerano ahari by'ukuri, hayiwe, bamenye ko amasezerano ahari by'ukuri. Ngo atuma abantu 12, ngo ariko 2 muri bo muri abo 12, ngo hari harimo Kalebu, hari harimo na Yosuwa. Ngo umunsi Kalebu agendana na Yosuwa bagiye gutata igihugu, pelasitikutalabo, tilasikuta era. Ngo ubwo bagenda, ngo Imana lebonestikuta, ngo ibafasha mu rugendo. Uko Imana ibafashije mu rugendo, bagirana nabo amasezerano, haleluya. Umwe abwira mugenzi we, aramubwira ngo mwene data, nindamuka ngeze i Kanani imbere, nindamuka mvuye mu butayu mbere, nindamuka ntabawe mbere, ntabwo nzibagirwa ko twabaye, ntabwo nzibagirwa ko twagendanye, ntabwo nzibagirwa yuko twararanye amajoro, ntabwo nzibagirwa ko twasangiye. Pelasitikuta labinima, haleluya. Pelasitikuta erayigombe. Muri aya magambo dusomye, ngo Imana yumva gusenga, yumva n'ibyo bavuze, ngo ifata Yosuwa imujyana igiruga, imugira umuyobozi, yagera yagubwa neza. Imana ishimwe, ngo ariko agezeyo,
ngo yibagirwa Karebu basangiye, yibagirwa Karebu bararanye amashoro, yibagirwa Karebu bagendanye. Umva nkubwire nshuti yanjye, hari waba ufite imiryango ikaba yarakwibagiwe, hari waba ufite abantu ariko bakaba baragutaye, hari waba ufite inshuti wari wizeye ariko ziraguhinduka, hari waba na bonesitikuta wari wizeye ariko baraguhinduka. Ariko Imana irantumye, ariko Imana ivuganye nanjye, belasitikuta rabinima, Imana irantumye, belasitikuta era, wari barakwibagiwe baragutaye, warashatse baraguhinduka, ariko Imana ikuntumyeho, belasitikuta era, Imana y'amahoro, belasitikuta era, Imana yibutse isezerano yagiranye nawe ko itazaguta, Imana yibutse isezerano yagiranye nawe ko itazakureka, Imana yibutse isezerano yagiranye nawe ngo Yesu wagezeyo. Dufite abantu twibagirwa vuba, dufite abantu bagirirwa neza ariko bakibagirwa. Ariko reka nkubwire nshuti yanjye, Yesu ntajya yibagirwa. Yesu wavuganye nawe ntabwo ajya yibagirwa, Yesu wavuganye nawe ntabwo ajya yibagirwa, Yesu wavuganye nawe ntabwo ajya yibagirwa, ntabwo ajya yibagirwa. Akuntumyeho ngo Imana irakibuka amasezerano yagiranye nawe, Imana irakibuka ibyo yavuganye nawe, Imana irakibuka ko yakubwiye kuzava mu buretwa, Imana irakibuka ko yakubwiye kuzatabara, Imana irakibuka ko yakubwiye kuzava mu bukene, Imana irakibuka ko yakubwiye ko uzava ku musozi w'ibibazo. Pelastikota rabinima shalabonestikota era tilasika eraima. Uwo munsi Kareba ategereza ko Yesu azamuhamagara, ategereza ko azamutabara. Pelastikota rabinima belasi era. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ategereza ko azamuvugisha, ariko Yesu aribagirwa. Manishimwe, Yesu wayibagirwa ko yagendanye na Karebu, Yesu wayibagirwa, Yesu wayitabyibagirwa. Belasitikuta rabinima shirabonesitikuta era. Ariko reka mvugane nawe nshuti yanjye, Imana ikuntumyeho we bibagiwe, Imana ikuntumyeho belasitikuta wowe baretse, Imana ikuntumyeho we wabonaga urembye, Imana ikuntumyeho we wabonaga urwaye, Imana ikuntumyeho we wabuze inshuti, Imana ikuntumyeho nshuti yanga, Imana ikuntumyeho belasitikuta elabonasi. Imana irakibuka amasezerano, Imana irakibuka ibyo yavuganye nawe, Imana irakibuka ibyo yakubwiye, Imana irakibuka ko izagutaba, Imana irakibuka belasitikuta arabilasirama shalabonasira. Ngo Karebu abanya baramwibagiwe, ngo arahaguruka agigiruga ajya gusanga Yosuwa, ajya kumubaza impamvu yamuta, ajya kumubaza impamvu yamwibagiwe, ajya kumubaza ibyo bavuganye impamvu atabikoze. Ariko nshuti yanjye, belasitikuta rawira zorabo titarabinimo, amasezerano yo wahawe n'aba ayo ntibayasohora, amasezerano yo wahawe n'inshuti izo ntizayashohora, amasezerano yo wahawe nabo ntabwo bayasohora. Belasitikuta amasezerano yo barakubwiye ariko ntibyaje, barakubwiye ariko ntibaje, barakubwiye ko bazagutaba ariko ntibagutaba. Ariko nshuti yanga, belasitikuta iki ni igihe yo kugira ngo utaba, iki ni igihe yo kugira ngo Imana ikwiyere, iki ni igihe gakondo yawe warayiriganijwe, iki ni cyo gihe cyawe cyo kwakira gakondo yawe wariganijwe, iki ni cyo gihe cyawe cyo kwakira amasezerano yawe wariganijwe, iki ni cyo gihe cyo kugira ngo uyafate. Belasitikuta ndabona ukwakwa kwima kuja ku buzima bwawe,
Irama Shalabana Gidebo Sitala Binima Aradistikuta Era kuja ku buzima bwawe kwandera banastikuta kuzana amasezera n'abantu kwakwa kwima kuja ku buzima bwawe kukurenganura n'abantu kwakwa kwima kuja ku buzima bwawe kukumara umubabaro n'abantu kwakwa kwima kuja ku buzima bwawe kudastikuta kukwara birasira topatiku erazwa birasa n'abantu kwakwa kwima kuja ku buzima bwawe kukwara biristikuta kuguhereza ibyo yakubwiye kuguhereza isezerano kuguhereza perastikuta elalabanasa delabanastikuwa arabirishida perakuta era isezerano ryawe waririganijwe n'abantu waririganijwe n'abo wari wese uwo wari wese yaraguhemukiye uwo wari wese yaraguta uwo wari wese yaraguhindutse uwo wari wese kwa rabirastiku rabinisa yaraguhemukiye ariko imana arabirisi uwayirengeye ntakorwa n'isoni uwayirengeye ntabwo apfa gupfa uwayirengeye imana irataba uwayirengeye imana irakwa imana imara intebe imana ihanagura amarira uwayirengeye imana ikora imirimo perastikuta imana ikora imirimo akwaka ngo akimara kugera imbere ya Yesu ngo Yesu wamurebye perastikuta ngo aramwibagirwa aribaza ngo wowe nkuzihe aramwibagirwa reka mubwire ariko nubwo abana wawe batakumenye nubwo imiryango itakumenye nubwo inshuti zawe zitakumenye ariko Yesu perastikuta arabirisi rabonastikuta yasaraje kukuzamu yasaraje kukurwanira yasaraje kuguhambu yasaraje kukuraho ibiziriko byari bikuboshye yasaraje kukurwanira yasaraje nshuti yanga yasaraje perastikuta arabirasi cyamukanyumva perazodabo aradistikuta yasaraje perasi ngo kareba arahaguruka ngo ajya kumuba ngo amubajije aramwibagirwa aramubwira ati rakara ahantu barahamaze barahatwayeho ntahawe hasigaye gakondo yawe ntayigihari haleluya ariko reka mubwira nshuti yawe nubwo wabonaga birangiye nubwo wabonaga birangiye ariko gakondo yawe irahari nubwo wabonaga birangiye ariko gakondo yawe irahari perastikuta irahari warabanasi washatse abakuburani urwo rubanza ntirwakunda ariko yawe arakuburaniye yasaranumye ngo arakuburaniye perastikuta erazodebo reka mvugane nawe wabaye igicibwa mu miryango ndimo ndabona imana ikunyereka paralabanama aradistikuta zodebonegi arabonestikuwa satakita era ariko imana disando perakidama imana irantumye intumye ku buzima bwawe rabonestikuta arazodebo gakondo y'umuryango imana irabonestikuta imana irayizanye peraseta arabelasekuta randawela banasa aramubwira ngo pelastika njya nawe nku aramwihakana pe njya nawe nku nawe barakwihakanye pe nawe baragutaye pe nawe barakujugunye pe nawe wabonye mwanzira pe ariko disando edokidama isezerano ryari riri kuri Kalebu isezerano Kalebu yari yarahawe rezodebo imana yari ikibyibuka nubwo hari hashize imyaka myinshi nubwo hari hashize igihe nubwo na banastika tatita era zadobira gida ariko imana yararyibukaga rezobewa era reka mvugana nawe rezogidama wewe wumvaga perastikuta era iby'imana byarati iby'imana yakubwiye ibyo byarati rezodebo imana irambwiye ngo hari isaha y'imana era potetalabo tilastikuta erayima isaha yawe niyi yo kwakira isaha yawe niyi yo kubona ibyawe isaha yawe niyi yo
nabonye gukora kw'Imana. Palastikuta halabela sirama selabana stikuta elaila bana sai satuta labanama tila era tila benestikuta ni manda vyomba la bela stika za dominima Pelastikuta harabela se tekuta era za dominima romo mama lazo braisi tokita eraima shadokidama watajarashimana urayirindira urasenga ariko wana nibihinduka. Pelastikuta harabela se ariko nimanda kubana kuruwa musazuriwa wemuhanga Imana irasha parawadiba twatitala benima Imana irashe razadaba Imana irambwiye ngo reka gushidikanya Imana irashe. Haleluya. Palalabanama telastikuta era pelastikuwa zadovi eraima ngwakoka Yesu aramubwira ngo ntabwo nku ariko Karaba aramubaza ngo none sa nimbuta ukaba utibuka n'isura ya basi ntiwibuka icyo Uwiteka yavuze akakivugira muri Mose umuntu w'Imana cyagiye turi mu buta bwitwa ubwikada. Ntabwo Imana yavuganye nanjye ko nzatabarwa nagera muri iki gihugu nkahabona umugabane, nagera muri iki gihugu nkahabona ibyanga, nagera muri iki gihugu nkabahoka najya ngatura, nkabahoka nkambara, nkabahoka nka belastika nkabona ibyiza. Belastika arabirasi arabanama ariko arakavugana na Imana yarakubanya ku musozi usa, Imana yarakubanya mu butayu usa, ariko belastika amasezerano Imana irayakubwiye urategera ariko ntiyazwamo, ariko Imana irantumye. Belastika arabirasi shadabinima telastika ima arabirisa ngwijyacha igihe cyawe ni iki ngiki, igihe cyawe ni iki ngiki nguve mu bushomeri, igihe cyawe ni iki ngiki ngo idana rirangire, igihe cyawe ni iki ngiki ngo wamugwangukira, igihe cyawe ni pararaba yarabenesikuta ramera sirama zadobenema sheta era zadomenema nimanda kubona zadope eraima zi parawenema zatotitalabi sandakedama araberesha toketa eraima zadokedama nimanda kubona Belastika arabelastika ara urumu belastika urumu bze lazodima shatika era zadoweni mara la belastika adoweni ma ariko imiryango washatsam yarakwanze yarakwiyakanye yaraguta Belastika yarakwiyakanye la belastika kugeza n'ubu bagushinja uburasi. Belastika kandi ntacyo utakoze. Belastika arabirisha ngo ubereke kura belastika arabirisha ariko arazonema numva yasasha numva aje ku buzima bwawe, numva aje ku buzima bwawe arambwiye ngo icyo gikomera Imana ije kukikwama. Palalabonesikuta rabira sirama shalagaima zadipi era sita eraima zadokidaba shi era. Belastika warareganijwe ubucuruzi bwawe warareganijwe. Belastika rabirisha nawede banastika warareganijwe ubukwe bwawe. Imana irambwiye ngo belastika iki ni igihe rarabenema ranastika era ayiwe Belastika zirabanashi iki ni igihe cyo kugira ngo nawe bakwambarira, iki ni igihe cyo
kugira ngo nawe uhabwe lasdapera agaciro kawe perastikuta perararama shatita lawinima zandima rabi tawita lastikuta raiga zanobi era shira banastika radawinima zandawi perararama shandemariga parastikuta rabira siraga zadabinima shieraima zidatika eraima ukwakwa kwima razo erayi parastika kuja ku buzima bwa parastikuta rabira sirama zandawinema kare ntiyari afite uruvugiro rwo kuba umuvugani mwizo mpindukazi nawe gakondo yayaki perawinima ariko uwera wa Isiraheli ariko Imana y'amahoro ariko nyiribihe aravuze ngo perastika zadawinima pandawi era perastikuta rabirashi zandawinima telabinistakiwa zandawinamo iragidamo sitalabinima zaraba zamura kwizera kwa perastika tujya gusanganima numva Imana intumya ku buzima bwawe numva Imana intumya parawera banama sitalawi araygo ku buzima bwawe ngizo mpinduka parama ara zakira shatetarama zado perasi kandowinama perastika izi mpinduka zakira Imana ije kukuburanira Imana ije kukuburanira Imana igaruye gakondo yawe wari waratwawe gakondo umunazaro ni waruciwe perastikuta perawera managi shatetarama ziragaima terabirastika zandawinima perawarabo satitaraminima aradelasi perastika ndimandamubana perawinima zadokidama arabirastikuta arabirasha urumudamu ariko umunazaramu urabirastika waragiye abarozi barawutwa perastikuta rabirashirama zandokidama arababababababa perarararaba zidapiaran perastikuta rabiragi arazodaba Imana irantumya nk'umunezero wawe uragarutse mu izina rya Yesu perastikuta kandi wa mama we lalastikuta iga arabira sita eraima zandokide mora wahuye n'ibikomere walabira stikuta zandokide bole shahada perastikuta wahuye n'ibikomere bitatu lalastikuta ima erezobini shahada byose bikubitira mu matwi mu matwi yombi perastikuta eraima zidama alaigwa icyambara listakuta eraima zandokidema pirasiramo arabirastika zandowinegi ururima ugaragara nk'utarurima perastikuta rabirasi ariko Imana irantumya perazoda minima arabirasi kamata agaciro kawe kamata urugo rwawe kamata ibyawe amasezerano yawe Imana irayagaruye ubwo wabanye n'Imana ntuyikoze isoni nyuma y'imyaka myinshi Imana irayagaruye perastikuta ima zirabanashi paketa labinima ndirasikuta dirabinima ndibanabona abantu babiri zado perastika zandokidamo perastiko arabirasi uwambere rastikuta era ari muri Suwedi perastikuta rabirisha mandokidamo perastikuta
shado parasanse niwizarane nanjye nusangane nanjye nubane nanjye rabira stikuta erayigwa. Impinduka ziraje mu izina rya Yesu, impinduka ziraje mu izina rya uwa kabiri parastikuta rabira serama dela pita eraima zedokidema parastikuta rabira shada wawundi hafi parastikuta rabira serama kida bira sando takita rabi shadokida parasi randowi pera zode manema aratila stikuta eraima wawundi hafi labira stika era utuya muri Kamonyi razobra shadokidema pera stikuta ariko disanu rabirisha. Wabuze aho wihisha ugeze ku rwego rwo kumva yuko razobini stikuta eraima n'Imana ntacyo kivuze ku buzima bwawe, kubera abantu bagutereganya, kubera disikuta imiryango yaguta ayabole stikuta ima bandosi era harabili stikuta yesire bela kuta lawa zendota harabili shiri tostikuta ima zandokide harabili stikuta sika erayi zendo mere shada peresti rakamvugana nawe ndabyumvisa palastikuta iravuza ngwa upfushije ubukwaka ariko irambwiye ngo gakwanda y'umunezero nayo Imana ikuzaniye palastikuta rabira sendama wirazo era shatetarabo zedokida zandobiwa serama shiraga zetaramo zedoteka era Paraserama telastikuta araima shampera zandoke amarira warisi Imana iravuze ntabwo uzongera kuyarira parastikuta para eraima sadokidama kandi ranumyamo parastikuta era zadominima ngodori byari bikunaniye kubaka bikunaniye wabonaga ugiye kuruvamo ukijyandera parastikuta ariko Imana iranumye zadobinima shateta era irambwiye ngo uzarusaziramo kuko Imana izanye gakondo we parastikuta gakondo yo kubaka wari warayinyazwe ariko Imana irayizanye gakondo y'ubucuruzi wari warayinyazwe ariko Imana irayizanye nukuri kw'Imana parastikuta aragedama Imana irayizanye. Uwiteka aravuze icyo gikomere umaranye igihe aravuze ngo agikuya ku buzima bwawe ubwo wari warareganijwe bari barakwibagiwe parastikuta era Uwiteka aravuze ngo ubu tuvuga nyizera gusa ntabwo ari igipende cy'abahanuzi nyizera parastikuta wizera n'Imana intumwa parastikuta era zadowinima iravuze ngo izo ntambara we Imana zitsambyeho izo ntambara we Imana zitsambyeho njya kugusangira Imana parastikuta labirigiti sadowinima erega ntabwo ari igipindi yasarakora yasoburaho gatowe aramfata arasayu nari mumwe jimukomeye none aramurikira numara kumwemera nk'umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo yagukoreye uhamye mu bandi turamuhamya kuko yaratuzuye habura gato paraserama habura gato Yesu yaratuzuye habura gato andemera imvugo nshya habura gato andemera ibyiringiro uza andemera ibyiringiro bari barana nari narumye we parastikuta raseka ariko kumbana ubwabo birahamya Yesu kumbana ubwabo n'ubuhamya izera Yesu arakora gakondo yawe
iraje ku buzima bwawe. Lesdo bele stekotayima bela sekota era ntabwo ari igipindi nta wapindira ikaza kubeshya abantu. Lesdo bini shayigayi numba hari n'abahari abo ndabahakanye sabahanuzi bela stekota nta mwuka w'Imana bela siregayima shalabode sansema ego urwanya oyo wo nta urimo. Lezo blaisa turahamya Yesu n'imbaraga ze. Hari umuririmbyi waririmbya aravuga ngo ndamwumva mu birenge, ndamwumva mu mugongo, ndamwumva mu nda, ndamwumva mu biganza, ndamwumva umubiri wo. Je Yesu ndamwumva. Haleluya. Yaje mbabaya yaje mbabaya abapenga babira cyangwa hagurutse habura gato cyangiye kwaka parastikotayima njya kuvuga ima parasirama amagambo aceceka muraka yasaraza yesaraza 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 we yesaraza yesaraza. Sinzibagirwe igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri njye, none mu mutima wanjye huzuye ishimwe nshimira umukiza wanjye. Haleluya. Nigitangaza Yesu kwakiza nibitangaza Yesu arabikora nibitangaza atanga ibiryo nibitangaza arambika nibitangaza atanga amazu nibitangaza anagura amarira nibitangaza yasakura umuntu mu gishanga akagushyira mu rugo akamushyira mu mahoro akagushyira mu mahoro akawushyira mu mahoro. Nukuri kw'Imana ndabivuze habura gato parastikota ndabivuze parasirama Yesu arakora ntabwo ari igipimo. Uranyizeye urizeye dusenga n'Imana izera Imana kandi wizere n'umuhanuzi parastikota erayi Imana itumye izere dusenga n'Imana parastikota Imana lazo brede sha hari abantu ngiye gusengera Imana ivuganye nawe parastikota era wa mbere rastikota era n'umuntu wari ufite ibyo akora ariko akabinyagwa. Wa kabiri parastikota labini shada n'umuntu wifuza ibyo gukora buri gihe uko abigambirira lesdo biri shayi